Konsi mami. Merci, merci. Ni meza cyane. Uvuye mu kazi katoroshye. Ntabwo akomeye. Tuziho muri movie ko cyangwa se muri cinema cyangwa se muri la film ko witwa mami. Ubuzima busanzwe mami? Ntabwo ugiye kure. Ndi umubyeyi. Ndi mama w'abana babiri, umutware. Mu buzima busanzwe mazina yanjye nitwa Uwanyirigira Dative. Ndi umubyeyi w'abana babiri. Yego. Umutangana tumukorangana te? N'abana babiri b'abahungu, mukuru afite imyaka 11, umuto afite imyaka 9. Nabo bakinye filime? Oya, ntabwo bakinye filime. Okay. Serine avuze ko wari umurimo utoroshye. Ntabwo ndi buvuge ngo ni umurimo utoroshye kuko iyo uri mu kintu cyumva ko ari icyawe nabwo wumva ko gikomeye wumva cyoroshye. Yego. Okay. Ni filime ya Kristo kandi filime za Kristo ntabwo ari filime zimenyerewe mu Rwanda. Ni ikihe kintu cyaguteye imbaraga kugira ngo uze muri uyu murimo? Kuko ntabwo dufite abamama benshi, noneho cyane cyane n'abarimo usanga bari muri filime zisanzwe, ariko no uyu ni umurimo w'Imana usa nkaho utamenyerewe, ndetse ntabwo nabura kuvuga ko ari umurimo urimo guhagurutswa. Ubaye umwe mu nkingi zihagurutse uyu murimo. Ni izihe mbaraga, ni ikihe kintu cyagusunitse kuba wakwisanga muri uyu murimo? Ikintu cyansunitse muri uyu murimo nk'uko bimbajije, mu by'ukuri ndi umukristo kandi ikintu cyatumye niyumva muri uyu muhamagaro, ndibuka n'ibintu natangiye nko mu 2003, yari umunyeshuri mu mashuri yisumbuye. Icyo gihe najyaga nkunda kureba filime n'ubundi sinema zo hanze, aba Nigeria, nkajya mbonamo z'ababyeyi bakora uyu murimo w'ivugabutumwa, nkumva nanjye mfite iyo nyota yo kumva nakora icyo kintu. Noneho aho ninjire mu bintu by'agakiza nza gusanga ko mu by'ukuri imibereho ya gikristo, iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, nta yindi ntego nyamukuru abajyanye niyo kuvuga ngo noneho ubwo byagenze gutya wakiriye Yesu Kristo, nawe icyo ugomba gukora no kumenyesha abandi. Bivuze ngo numvaga yuko niba ndi hano nkaba nabwiriza umuvandimwe wanjye nti Yesu aragukunda, ariko ni nicara ahangaha imbere ya kamera, imbere aho abantu bose bazabibona, benshi bazumva ngo Yesu aragukunda kurusha uko nari kubwira umwe ari hano. Kandi nkumva ko niwo muhamagaro w'abarokore kubwira Kristo yose kugira ngo ikizwe. Nicyo cyansunitse. Ngira akabazo. Buriya ni ubwa mbere ukinye movie yari yose? Ni ubwa mbere ukinye film? Ni ubwa mbere nkinye filime. None ikindi kibazo gikomeye. Ariko ikibazo gikomeye. Niba ari bwo bwa numva n'ubugiye kumva ikibazo. Niba ari ubwa mbere ukinye filime ukajya kubona wicaye ahantu cyangwa se urahagaze simbizi, ubonye kamera imbere, ubonye director, ubonye boom hejuru yawe, wiyumvaga wese wakira ibyo bintu? Yego, nicyo nashaka kuvuga. Yego, ni ubwa mbere. Urumva ngaho za kamera, boom, director, uwo mwanya wiyumvise? Mu by'ukuri niyumvise, naravuze nti wow, shimwa Mana ko ushyigikiye umugambi wanjye. Hari abantu benshi bagiye kubona iyi sinema bagahinduka kubera ko hari icyo wanshizemo uyu munsi kigiye kumvikana ku isi yose. Ntabwo bawigeze wumva? Ubwoba nabwumvise, ari ahantu ndi bubabwira ko nagize ubwoba, sinzi niba nahita mbivuga. Ubwoba nagize nk'igihe wenda bambwiraga kuvuga ibintu, natangiraga kuvuga ikintu nakivuga nkabona umuntu araje ansubirishijemo gatatu, subiramo ikibazo. Ibi bintu ndabivuga uko biri cyangwa nabyishe, ndagenda uko mbishaka bimeze bite, nyine ubwoba nkumva kandi ni challenge itanyoroheye. Ikindi kibazo ni cyo kintu cyakugoye
urabona utangiye filime bwa mbere nibwo ukina bwa mugani abantu baraje gusubiramo hano urahishe kosora uri kuvuga ibintu ni ikihe kintu cyakugoye wavuga ati kino kintu cyarangoye sinshobora kwibagirwa? Cyarangoye ntabwo wenda cyarangoye mu bigaragara, ariko kubera umuhate nari mfite wo kugira ngo ikintu kindimo gisohoke koko ntabwo nabyumvise nk'ikintu kingoye byo kuvuga ngo kirangoye, ariko ni ibyo bintu byo gusubiramo subiramo icyo ukoze nabyishe ese ko batanambwira basi mbambere honete bakambwira ngo ibintu wabyishe basi nkamenya uko nkoso ntabwo nari nabimenye. bivuga ngo bagusubirishagamo batanakubwira ngo wabyishe. Ikintu numvaga ko gishobora gufata umunsi umwe cyafashe nk'iminsi hafi icyumweru ariko njye naje se ikibazo nuko nguma asubiramo mana nabyishe se ko batanambwira byagenze bite ariko akenshi iryo subiramo riba ritangaje kuko ubwo mpise numva hari igihe baba bafata nka close up ego urumva close up bikenewe amagambo yayo medium bikenewe amagambo yayo wide bikenewe amagambo yayo kandi asa nibyo naje kwimenya nyuma ariko nabanje kuba challenge ariko bizaze bimeze neza ngenda bishoboye oya ariko se uravuga ngo ibyo ubutaha ko zitarareba ngira amatike izaza ryo wa mbere nanjye cyane ukoze umurimo ukomeye w'ivugabutumwa muri filime ugiye mu cyaro narebye uburyo wari wambaye ariko mami uzi kwambara neza pe Imana ishimwe ntabwo ari njye urambara ukaberwa iriya kositime hasi mwakabyaramo iyi kositime nari amazu yo mu cyaro narebaga umweru wari wambaye nkareba n'ahantu wicaye ariko kari akazi ubundi kabaye no kuzabajyanayo ukuye na bari mu cyaro ku bw'ubuntu bw'Imana na bari ageze mu mujyi arahindutse abaye umusirimu agafaranga karaje cyane mu gihe cyo kuba utegereje ko abamo umuntu muzima ahubwo ahise yangirika wiyumvisha ute mu mutima? Byarangoye kubyakira mu mutima, ariko nari mfite ibyiringiro by'uko agomba kongera gusubira akaba muzima. Iyo byiringiro ubifite? Nari mbifite. Na n'ubu uracyabifite se? Ndakomeje cyane rwose. Oya ntabwo byacika. Ariko nibyo abantu bizera Imana tugomba tegereza twihanganye Imana igihe cyose irasubiza. Wenda tugana ku musozo umwanya wanyu ntabwo ari muremure. Ngiye kukubaza akantu gato, si no kukubaza ahubwo ni inyunganizi waha abantu bazagukurikira cyangwa se banadukurikiye na n'ubu. Filime ni umurimo mu by'ukuri utaratera imbere mu Rwanda. Ni umurimo utaratera imbere. Kuba utaratera imbere abantu hari abawusuzugura n'abatawusuzugura ugasanga bafite impano yo kuba baba muri uwo murimo baritinya. Ni ikihe kintu wabwira abantu bitinya bafite impano, kuko uru rugero rwiza rwo kugaragaza impano? Icya kabiri, abantu basuzugura uyu murimo ni ikihe kintu wababwira? Reka wenda mbere ku bantu bitinya kuri uyu murimo, kuko nanjye nari umuntu bitinya cyane, numvaga ari ikintu nkunze, ariko kuvuga ngo jya hariya uvuga iki kintu usubiremo imbere y'abantu numvaga ari ikintu
kigoye umutima wanjye, nkumva ko ntabwo nabishobora, ntabwo byanyorohera, nabyica, ntabwo nabikora nyine nk'uko bikwiriye. Niko byari bimeze. Abo bantu rero bitinya rwose nibatwegere, batwegere tubabwire ibanga. Ni ugutera urutambwe gusa byonyine ubwoba burashira. Ubwo rero nta mpamvu yo gutinya, cyane cyane nk'iyi sinema iri mu buryo bw'ivugabutumwa, niwo murimo w'abakristo, kuvuga ubutumwa, kwamamaza isi yose ikabimenya. Hanyuma ku bantu nanone navuga ngo basuzugura uyu murimo, sinzi niba banahari, ariko mu by'ukuri niba banahari ntabwo ari ikibazo cyo gusuzugura, ahubwo ni ukutamenya. Kuko ikintu iyo wakimenye nibwo wanavuga uti ndagishyira muri iyi kategori. Ariko iyo utaramenya ikintu, umenya umumaro wacyo, ntabwo mvuga ngo uyu muntu yagisuzugura. Ni nk'uko wavuga wacanga ukabona diyama, warangiza ukayicaho y'agaciro rwose, ko turabizi ko ari ikintu cy'agaciro, warangiza ugakomeza ukagenda ukavuga uti ibyiza nuko nafata 5,000 by'amafaranga. Diyama urayisize, ntabwo uramenya agaciro kari muri yo, irenze bya 5,000 ugiye kwakira. Ushobora kuba wanavana mu miliyoni y'amadolari rwose, ariko yiteye umupira uri uteye umupira, uragiye ugiye gufata 5,000 kandi icy'agaciro wagitaye. Ni muri ubwo buryo rero nabivuga, nta kindi rero. Kuko diyama ni ikintu umuntu ashobora no kuzarinda azaza atabonye rwose, atanamenye. Ubwo rero ku gaciro k'icyo kintu bisaba kubanza kumenya ngo ubundi icyo kintu ni igiki, gifite uwuhe mumaro, nicyo kimaze. Iyo umaze kumenya rero akamaro k'icyo kintu, agaciro kacyo, ntabwo ushobora kugisuzugura. Ukaba uvuga uti ni igihe cyo kumenya umumaro w'ibyo turi gukora. Cyane rwose, cyane rwose. Wonderful. Mami, urakoze? Urakoze cyane. Turagushimiye kubw'uyu mwanya wanyu. Imana ibahe umugisha. Amen. Kandi iyi ntambwe muteye ni intambwe nini ikomeye cyane. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ikomeze ibagure. Amen. Ndabashimiye cyane namwe. Murakoze.